Yes, bamwita JJ Gabriel update guturuka ku mutoza Michael Carrick. Birumvikana ni muri pre-match press conference mbere y'umukino na equipe ya Aston Villa. Byinshi cyane baba mubajije abanyamakuru byose barabizamura nawe agahita bisubiza neza on time in style. Joseph Union and Leo Gabriel, umwana ukiri muto wavutse ku itariki 6 October 2010. Yes, yavutse mu kwezi kwa 10 tariki 6 2010, aho bita JJ Gabriel. Mazina ye yes akunda yamenyekanye cyane ku izina rya JJ Gabriel, ariko amazina ye yose ni Joseph Junior and Leo Gabriel. Umutoza Michael Carrick, ese kubera iki uyu mwana yitala talented boy, generational talent, kuki uyu mukinnyi atazamurwa muri equipe ya mbere? Kuki adahabwa iyo exposition? Ko tubona abandi ba petit, turi kubona ba Young Moha muri equipe ya Liverpool, tukabonye Max Doman muri equipe ya Arsenal, tukabonye ama equipe yandi ama club yandi agenda atanga umwanya kuri abakinnyi bakiri bato, bado nko muri Champions League. Tukubona abapeti bakiri bato muri equipe ya Real Madrid, Thiago Pitach, tukabonye Manuel Angel babona exposition mu marushanwa akomeye. Kuki Man U itari guha umwanya JJ Gabriel? Umutoza Michael Carrick yatanze ibisubizo muri aya magambo amugarukaho uyu mwana JJ Gabriel. Mbere na mbere yagarutse on his first training in the first team. Ese mu myitozo ye ya mbere mu ikipe ya mbere ya equipe ya Man U yamubonye gute? Imyitozo ye ya mbere muri senior team wo bita Carrick uko yabonye JJ Gabriel. Ati ndetse n'impamvu muri iki cyumweru agomba gusobanura impamvu nyine mu myitozo ya equipe ya mbere takunze kugaragaramo. Ati he's not allowed to be part of the first team squad. Mbere na mbere ntabwo yemerewe kuba yaba muri squad, cyangwa se ntabwo yemerewe kuba ari muri equipe ya mbere. Too young. JJ is doing really well. We've got some really good players in the academy, and we try and get the younger players up with the main group as much as we can. Aracyari muto, ikindi ari gukora neza no kwitwara neza kimwe n'abandi bakinyi benshi cyane bakiri bato. Ati mu mwanya ushoboka wose twagiye tubona no mu tuzakomeza kugenda tubona, bazagerageza kuza kuba bari kumwe na equipe ya mbere. The U21s are kicking off in 25 minutes, so looking forward to finishing this and going to watch them very soon. I'd much rather be here. I must say, we are always trying to give them that exposure. JJ is a big talent. It is pretty obvious, and he has had a good season for U18s. We think an awful lot of him, but patience is important in managing everything that comes with that, and developing him and picking the right moment to step up, to leave them in a certain place. Has trained well, and it is good to have young players up. Ati icyo nababwira cyo abakinnyi bakiri bato umwanya wose ushoboka nanjye njya kubareba, kandi kuko ngomba gukomeza kubareba. Ati we are always trying to give them that exposure. Ati tuzanagerageza kubaha uburyo bwo kwigaragaza mu buryo bwose tuzaba dushoboye. Tuzagerageza nabo babona umwanya wo kwigaragaza. Ati JJ is a big talent. JJ Gabriel Nitara ni umwana ufite impano idasanzwe. Ati biragaragara buri wese, ndetse ari no kugira umwaka mwiza w'imikino muri under 18. Ati turatekereza ko hari byinshi cyane azabasha kugeraho, azabasha gukora muri kariyeri ye. Ati ariko nanone patience ni ikintu cy'ingenzi cyane. Kwihangana, gutegereza ni ikintu cy'ingenzi cyane kijyana no kuba wafasha JJ Gabriel gukura no kugenda azamuka mu mikinire ye, kutabyihutisha, donc kutarashinga. Avuga ati ni ngombwa cyane kumenya umwanya wa nyawo tuzamuhera iyo promotion, ndetse ahari
ari kwitoza neza, ari gukora neza mu bakiri bato, ati na byiza ko dufite icyizere ko ashobora kuba yazamuka neza cyane. uwo bita JJ Gabriel. Umutoza Michael Carrick ati sobanura ari impamvu nyine atakwiye kuba akina muri Premier League, avuga ati aracyari muto. Ubwo mu magambo ati JJ is a big talent, ati ibyo ngibyo byo turabizi, ati natekereza ko nyine impano afite ni impano idasanzwe, impano afite turatekereza ko azabasha gukora byinshi cyane kandi byiza, ati ariko aracyari kare, aracyari muto. Ahangaha hagati hazamuka izo debate zitagomba kubura. Of course iyo umukinnyi ari kwitwara neza akiri muto, binajyana n'andi mayikipe aba amurebera hafi ashaka kureba uburyo yamwiba. JJ Gabriel mu minsi ishize ekipe ya FC Barcelona yaramwaprochinze, twabigarutse hano kuri LC Sport. Umuntu wakoze subscribe we yabikurikiye on time. Uyu mwana Barcelona bimwe mu byo yamupromisingaga cyangwa se bimwe mu byo yamwemereraga, mu byo yamusezeranyaga, harimo game time ndetse na exposure, kuba yahabwa umwanya ndetse no kuba bahita bagerageza kumupromotinga mu buryo bwihuse muri ekipe ya mbere. Uyu mwana byabaye ngombwa ko bamwe mu bantu yaganiriye nabo barimo Sir Alex Ferguson. Nkuko tubizi ekipe ya Manchester United igira routine cyangwa se icyo twakwita n'umuco. Yes, it's their tradition. Manchester United igira routine, kuvuga ngo abakinnyi bakiri bato kuzamukira muri academy, uko byagenda kose muri match day squad bagomba kuba barimo. Niba bagomba kuba barimo, ni ngombwa cyane kugira priority abo bakinnyi babo bakiri bato. Iyo batabonye iyo exposition, ntihandi nyine equipe zishobora kuza kubegera. Kandi uko equipe ya Man iri gukora investment mu bakinnyi benshi cyane bakiri bato, ni bimwe mu byo Sir Jim Ratcliffe yavuze, avuga ati kugira ngo njye guspendinga amafaranga ku mukinnyi nka Kylian Mbappé, ati njye rwose ahubwo natumwanya namara igihe kirekire cyane ndi gukora umukinnyi nka Kylian Mbappé. Ayo ni amagambo yavuzwe na Sir Jim Ratcliffe. Twabonye equipe ya Man U ijya gusinyisha Eden Heaven imuvana muri equipe ya Arsenal, tubona izana Chido Obi Martin imuvana nawe muri equipe ya Arsenal. Twabonye deals zitandukanye, ba Diego Leon, ba Enzo Canabik, n'abakinnyi benshi cyane bakiri bato equipe ya Man U batanazamukiye muri academy yabo, ariko still twabonye bajya ku isoko gusinyisha, gukora investment mu bakiri bato. Icyo ni ikimenyetso cyerekana ngo we have to keep our best talent. Tara zacu, abo bakinnyi bacu bakiri bato twizamuriye, tugomba kuba twabagumana hano kugira ngo mu myaka iri imbere abe ari bo bazaba bahetse equipe. Uyu munsi bimwe mu bintu umutoza Ruben Amorim yanazize, by the way, wanamenya harimo kuba atarahaga umwanya Kobe Menu, harimo kuba yaravugaga ngo Kobe Menu byashoboka cyane ko yagenda avuga ati Kobe anagiye nta kibazo, bakamubaza bati ariko wowe iyi equipe urayizi, uzi umuco iyi equipe igira? Niyo mpamvu turi kubona Michael Carrick ajye kureba abakinnyi bakiri bato, tukabona agiye kureba imyitozo, match bafite Youth League akajyayo, muri FA Cup bakina akajyayo. Impamvu ajyayo nuko Manchester United bano bakinnyi ibatekerezaho. Impamvu bafata Daniel Fletcher bakamubwira bati jya gutoza abakiri bato, uri legend wacu hano urahazi, genda udufashirize abo bakiri bato, ubaganirize development yawo, uyikurikirane ku buryo tuzaba dufite tara zidasanzwe mu myaka iri imbere. Ni icyerekana agaciro equipe ya The Red Devils iha abakinnyi bayo bakiri bato. Ari no mpamvu ubona ko na JJ Gabriel umutoza avuga ati ni ngombwa cyane kugira patience, tureke kwihutishwa na tara afite. He's too young, haracyari muto ku buryo yaza gukina muri Premier League, ariko uko yaba muto kose byibuze iyo minota mike ariko no uyimuha. Ko twabonye abo ba Max Doman bajya mu kibuga afite 15, the same na Ethan Wanelli kwa Arsenal, Leon Moha mpeto ya equipe ya Liverpool. Gusa ubwo umutoza nyina kubwira ati nta mpamvu yo kubyihutisha, turabibona, turabizi ko afite tala. Ubwo rero let's wait and see. Gusa update guturuka ku mutoza Michael Carrick ndetse no kumara impungenge abibaza bati kuki JJ Gabriel n'izindi tara zitandukanye zitaba promoted. Ubwo rero igisubizo atanga nicyo ngicyo. Elite Sports mu rugo makuru imikino
byo ku mugabane burayi tuganira European Sports only, amakuru y'imikino y'iburayi yonyine, harimo transfer news, sports analysis, team talk and of course breaking news. Nakubwira ni hano duhumeka imikino n'ubuzima bwacu, imikino yo ku mugabane burayi specifically. Ubwo rero nkagushimira cyane wowe tuzamukana umunsi ku wundi, wowe wakoze subscribe nkagushimira cyane. Hanyuma yo guclarifying uko bimeze kuri JJ Gabriel, noneho tuze tunaganira ku cyo yasubije kuri game afite na equipe ya Aston Villa.